Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kigali Manota TV ni kuri no munsi ni tariki 24 n'ukwezi kwa kabiri no mwaka wa 2019 turi hano mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Remera ahateraniye inteko yirwaga rw'urubyiruko birumvikana mu gice cyangwa se mu muryango wa FPR. By'umwihariko rero turi kuganira benshi batandukanye hakaza kuganira n'abayobozi bamwe baturutse muri RDB, abayobozi bahagarariye umurenge wa Remera, bamwe mu bayobozi ndetse n'abandi batandukanye n'urubyiruko by'umwihariko dore ko haraje no kuba igikorwa cyo kurahiza bamwe mu banyamuryango bashyashya ba RPF cyangwa se FPR Inkotanyi. By'umwihariko rero ngende isuzuma papi winda muraza kubana kuno munsi nizera ko taza kubana mu byiza cyane kandi tuza no kwishima babwire ko mushaka mwadukurikira muciye kuri website yacu www.kigali.com ndetse no kuri channel zitandukanye nka YouTube ndetse na Instagram deko YouTube akanika Kigali Manota TV ndetse no kuri Instagram kanika Kigali Manota Official. Ni mukanya gatoya tuzadukomeza gice bitandukanye. By'umwihariko rero twongeye kugira amahirwe kwa turi kumwe n'umwe mu bahagarariye cyangwa se umuyobozi urugaga rw'urubyiruko hano mu murenge wa Remera by'umwihariko mu muryango wa FPR. Aza gutangira dusobanura ndetse natwibwira by'umwihariko aradusobanura se urubyiruko rudufitiye irihe banga by'umwihariko muri no mwaka 2019. Murakoze, nitwa Kayiranga Cyosarambe uko bivuze abahagarariye urugaga rw'urubyiruko mu muryango wa RPF Inkotanyi hano mu murenge wa Remera. Nk'uko bivuze muri gahunda z'urubyiruko muri uyu mwaka wa 2019 dufite gahunda yo gukomeza gukora ubukangurambaga cyane cyane mu kongera abanyamuryango wa RPF Inkotanyi. Mwabibonye no mu nteko ko hari bamwe twarahije, tuzakomeza tubarahize dukora ubukangurambaga twigishe abanyamuryango tunabarahize. Ikindi ni ugufatikanya n'ubuyobozi bwite bwa leta gukemura ibibazo biri mu baturage biri mu muryango nyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, ibibazo by'inda z'imburagihe, ibibazo bya human security ndetse n'ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko. Turafatikanya rero n'urubyiruko muri rusange atari rw'abanyamuryango gusa ba RPF, tugafatikanya n'urubyiruko tugakora ubukangurambaga. Nkuko mubizi urubyiruko ni twe imbaraga z'igihugu ndetse tuzakomeza dutange n'umusanzu mu kubaka igihugu, twihangira imirimo, dukora ubuvugizi ku rubyiruko rwishyize hamwe, tugakora ubuvugizi mu makoperative yabo ndetse no gukomeza natwe ubwacu twihangira imirimo. Ndumva ari bimwe muri byo. Ikibazo cy'inzererezi twanabiganireho mu nteko nuko tugomba kwegera ababyeyi, kuko ntabwo abana bijyana ku muhanda, ababyeyi nibo babohereza ku muhanda. Mu midugudu dutuyemo rero ababyeyi nibo babohereza, tuzabegera tubakangurire ndetse aho bikomeye ko twifashisha ubuyobozi bwite bwa leta tubimenyekanishe ndetse no gutanga amakuru ku gihe. Dutanga amakuru kuko turaturanye izo nzererezi ziva mu midugudu dutuyemo, mu kagari dutuyemo. Tuzatanga rero amakuru aho ko ababyeyi bohereza abo bana mu mihanda. Ariko ikindi nanone hano mu murenge wa Remera ntabwo baturuka muri uyu murenge, abazerera hano muri uyu murenge abenshi baturuka no mu mirenge duturanye. Urumva ko bizadusaba no gufatikanya no mu yindi mirenge duhana imbibi. Murakoze. Ko mubibona ari ku cyapa turi muri campaign y'isuku n'umutekano izamara hafi amezi 6. Turafatikanye rero n'ubuyobozi bw'umurenge gukomeza gushishikariza urubyiruko kugira isuku, kandi muri iyo campaign tuzakomeza gukora imiganda rusange aho tuzafasha abakene tukabubakira, tugasukura ndetse tukarwanya n'amatungo n'abantu bakibana n'amatungo, ndetse yuko mu murenge wacu ho umva byaracitse nta bigihari. Ubu ngubu hari ikibazo cy'ubuheri bwatewe mu mashuri. Dushyize hamwe rero n'inama nkuru y'urubyiruko ndetse n'urubyiruko rw'umurenge muri rusange, tuzagerageza kurwanya icyo kibazo ni icyorezo twumvishe kirimo kigenda gikwira hose. Barakoze, ndumva ari aho